nibaza impamvu abantu baburara abandi bagahaga bakabijugunya. Iri joro sinizeye ko rizajya kuko iyi nzara ntibazagushuke isiba nziza iyo ufite ku mufuka. Ntibazagushuke isiba nziza iyo ufite ku mufuka. Harabirirwa mu misigiti basenga ariko ugasanga aribo wicara ku ntebe zavunitse abana. ariko byanze cyo kuri nabonye amazi mani ndabizi muturutse kure mani sikwe mwewe ikanisa ni ku izuba anyine make mvuga vano mu bituma bya turuku nimeze kana nikakikora vuba vuba mani tugenda akajenyera agasura burize simo muze ibintu tugenda nko ku Kampala mwe muze mbere twitsinde mani ese ko ibintu waduhamagaye mani mucece ese mani mubizi no twarakubise twese akazi kararose nongeye maze iminsi nicara afata ikaramu y'igiti bafata n'urupapuro bashushanya amapanga turakanga ariko no kuyinshura impamvu ngiye nabazi nabonye ishuri uno tujya gushaka amafaranga aravuze ko noneho hari abantu bari bakecuru abasaza bafite inote nyinshi cyane bafite abana b'abaminisitiri bafite ibiceri byinshi cyane noneho ngiye ikintu nshaka tugiye gutuyera turi mu bita mudugudu tujye muri mudugudu batatuzi duturanye tumubwire ko noneho twebwe ari umushinga w'abanyamerika umushinga w'imyekake mani bawita Minisipaso uri kubyumva neza ufasha abaturage nuzana uha amafaranga y'ubuntu mani umubwire ko muri mudugudu duturanye batatuzi nyine noneho umubwire ko abaturage habonetse umushinga muri Amerika bita Minisipaso noneho wita ku biti kubashesha akanguhe utanga amafaranga y'ubuntu ibintu leta yumva nayo kubera ari mubashesha akanguhe leta byumviramo noneho ikomite buri abakoremo n'umuntu turebe iyo turi twazi impapuro nitugera mu motora ubwo ni ku biro by'umudugudu turahafunga nitumara kwinjira none abaturage tuba bati kwiyandikisha n'ubuntu noneho vuba bazagwana gufata inote z'ubuntu bose bijyane none bamara kwiyandika byati noneho igikorwa cya mbere kirarangira igikurikiye noneho saza kwiyandikisha ari ubuntu igikurikiye noneho saza no kwisibisha kuri list ubwo kwisibisha kuri list kwa mwe muceceka tugenda angahe nuvuga ngo bati kwiyandikisha yari ubuntu kwisibisha ni ibihumbi 10 utabibonye tukamusaba turayariye si gahunda nari mfite no reka kumuvamo no wowe tugenda rero mudugudu kwanza direct kama kanya kamitejya kwa mudugudu mu gitondo saa 10 zuzuye uramenye ntiwitiranye ibintu dore u Rwanda ruratangamara nukuri abayobozi urumva nakubeshya ko bizi koko okay Yesu mu gitondo saa 2 arabahageze okay saa 2 ubwo zere kari ibyo biri kuvuga ubutaka urabibona nawe get out of here man abaturage bahageze amasaha twavuganye nangaye ariko abarinzi babandi b'ingagari bacu nabikoze cyane barahari bose barahari so Yesu
bakize amashyi abashyitsi muri Isanga tubahaye ikaze mu mudugudu wacu, muhawe ikaze. Murakoze cyane, muri beza cyane. Hano tubafite umuterankunga ushaka kubatera inkunga rero ashaka kubafasha akabaha amafaranga, ariko ntabwo ndi buvuge byinshi, gusa ntabwo ari umunyarwanda, ni umunyamahanga, namwe murabyibonera. Ururimi ntabwo ari neza, ariko amaze imyaka 2 muri ambasade y'u Rwanda akorera uyu mushinga aza kubabwira, kugira ngo murabibona neza. Ndabona musa neza rwose, musa neza bakecuru bashesha akanguhe. Nizeye ko muri no muri VUP, iyi ni VUP mpuzamahanga, noneho yaje kubatera inkunga. Ubu ngubu kugira ngo twatangira tukaguha karibu mo hano ukatubwira karibu. Murakoze cyane. Nanjye amazina yanjye yitwa Faustino Sanchez Godoy, uturuka muri Amerika. Nk'uyu mushinga bita Minisipasu, akaba ari umushinga ufasha abaturage cyane cyane nk'amwe mbese b'abasheshe akanguhe, abantu bamwe bashaje urabona bamukuze bamukeneye gufashwa. Kubwo mpamvu rero gutanga amafaranga y'ubuntu gusa. Aho ntabwo byumva amafaranga y'ubuntu igihugu biracyabaho. Reka ibyo ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Uyu ni abasheshe akanguhe. Sobanurira ubundi ibitaro Roi Faisal urayizi? CHK wagerayo hariya umuntu ujya kuri bomboni umwuka ku isaha imwe y'ijoro 500, uravuga ngo nta by'ubuntu bikibaho. Umwuka uhumeka kuva wava urawishyura, bawukwishuje wawishyura. Uyu ni umushinga, uyu ni umushoramari afite amafaranga arabafasha. Iby'ubuntu biracyaba, ubu Imana ikwishuje umwuka uhumeka wawishyura. Komeza Mparakoze cyane. Manager wanjye ni umuhanga, ndakeka wabyumvise. Mbona mo tudatinze mu kintu kujya kuvuga abantu bakiciro n'abasaba turasekuriye kuboneka. Mbona n'amafaranga kuyafata n'ubuntu, gusa ari kondisiyo imwe. Umuntu no kubitekerezaho, murabanza mwenye kugira ngo twe dukorana n'abantu tuzi umubare wabo, dukomeze igikorwa nyamukuru. Mbona nagira ngo manager wanjye abifashemo, oya wari kwandika muri mashini bayikaye biyandike vuba vuba bere konza. Burase sana yikapo buri muntu hano cyo gutwara amafaranga wabizanye mwana era kuri mutugudu, era kuri mwana watwara nta maka buri gihe mudugudu ari nawe nta maka ukiri umuyobozi w'intangarugero ugomba kuyobora urutonde. No. Siriya n'abakuru No. Mukanyira rubyiruko Esperance na konte buke kuza bazigwana nimero za telefone. ufite kugira konte hajye ni wabyaye meya ubwo ufite n'agafaranga, ariko nako turabafasha aho nzakagendana tutebosheje nzakagendana tutebosheje n'Imana. Imana izakugira neza, saza neza n'uyu mushinga ubafasha kugegeye rwose bakabyara. mwana wanje nabona imyaka Gerageza Vuga izina muzehe, vuga izina. Sebyondo Imana Sebyondo bafite amafaranga. amafaranga mfite konte urayigira Turayimufungura. barangiye abantu 100 ngahe Ngo yes, n'abantu 40 barara neza ndere mbwira. Okay, niba bihura nta kibazo. Birahura. Dukomeze ndi kwihuta, indege irantegereje namaze gukatira. Mbona noneho natinze igikorwa cyambere nyamukuru kirarangiye. Ariko banza mfungire hariya. Atagira abantu baza kutwinjirana kugeza mu gikorwa nyamukuru cyo gufata inama. Ibikopo murabiki. Mbona noneho n'izindi mu magambo igikorwa cyambere cyane. Noneho igikorwa cyambere kirarangiye.
igikorwa cya mbere ni kwiyandikisha kandi kwiyandikisha sibyo igikorwa nyamukuru gikurikiye ureba serivisi kwiyandikisha hari ubuntu kwisibisha n'ibihumbi 10 wumva atari bubibone kuko imodoka mwabonye hari hanze ziriya modoka simwazibonye ntabwo zihita amakuru ahubwo ni izo kubatwara mutwereka badafitanye ibintu kubona abantu ntabwo bishaka ugomba kugira gute ibyo ibihumbi 10 byose utabifite ibyo kubisya muri ibyo by'imana waza mudugudu w'amafaranga amafaranga mugenda muzana utayafite abamuse muyabaye ibintu mfashe mwabana stop uko batanga umusaza ugenda mushyira amafaranga muha uhise afite amafaranga yayampaye muri shyiramo amafaranga ikarita ya mbere iruzuye bakanza n'iyindi karita pari yanjye bitya noza mbona ngomba no kubasoma amafaranga genda kubona umusaza